Yes, yes, yes. Abakunzi b'u Rwanda TV One rero nk'uko mubibona, urabona amazi meza cyane, u Rwanda ruratoshe, u Rwanda rumeze neza, nk'uko mubibona rwose aya akaba ari amazi meza cyane, amazi ateye ubwuzu, murareba uburyo amazi agenda ava mu mwobo hagati, asohoka agenda yitonze, kandi ari amazi ateye ubwuzu, uko mu kuyareba rwose aya ni amazi buri muntu wese yanywa, akayanywa rwose ntacyo yikanga, bitewe n'uko nta mwanda uwugaragaramo, akaba ari amazi meza cyane, haba ku isura n'uburyo uyareba ndetse n'uburyo uyabona agenda muri iki kigezi cyayo. Amazi y'u Rwanda rwose akaba ari amazi aryohera buri muntu wese. Ese kubera iki u Rwanda rukomeje kuba umudahigwa ku isi mu byo rugendamo rwose, haba mu bikorwa remezo, imihanda, hakaza amavuriro, hakaza n'ibindi byinshi bitandukanye, hari za parike nasiyonari zitandukanye zo mu Rwanda, nk'urugero nka parike zika zose, nka parike nasiyonari de Vuroka, aho parike nasiyonari de Vuroka harimo ibidukikije birimo byinshi, harimo ibiyaga, hakabamo nk'ibizwi cyane nk'ingagi. Ingagi ntawe utazi yuko ari kimwe ba mukerarugendo bava hanze baza gusura mu Rwanda. Tugashishikariza abantu bose bose musure u Rwanda rurimo ibintu bitandukanye hirya no hino ku isi biyumvamo, imigezi myiza cyane, imihanda myiza cyane, amashyamba meza cyane. Nk'uko mubibona rero ingagi nazo zikaba zizi ubwenge, urabona ingagi rwose iri mu mugezi iranywa amazi. Ibi ni ibikorwa remezo bimwe u Rwanda rufite nk'ingagi, ikaba ari ikintu kimaze guteza imbere u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Hakaza rwose uburyo ibisimba nabyo bikundana, ingagi isuhuzanya n'akana, akana nako gafite ibyo kayereka, ikagenda nayo urabona irahindutse, hari nk'ikintu kidasanzwe wenda ibibonye. Ingagi nayo rwose akaba ari ikintu rwose kiba kibereye hagati yabyo, ikaba ari ikintu kiba gifite imbaraga nyinshi cyane. Urabona uburyo iba igenda itambuka hejuru y'amazi, izi ni imbaraga z'ingagi iba yerekana. Ingagi akaba ari rwose kimwe mu bitangaje mu Rwanda, akaba ari umugezi rwose, imwe mu migezi myiza cyane yo mu Rwanda, ikaba ari imigezi imeze neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari imigezi ifite amazi meza cyane. Nyamuneka mudukore sabusikarayibu, sheya ndetse na komenti, kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka, tubagezeho ibintu bitandukanye hirya no hino, aho tuba tubagezaho amakuru y'imikino, amakuru atandukanye hirya no hino mu Rwanda, uburyo rwose ibintu biba bimeze neza cyane hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi. Akaba rwose aya ngaya ari amazi meza cyane, amazi y'urubogobogo mu Rwanda, amazi atagira umwanda. Uko muri kureba rwose aha ngaha rwose akaba ari amazi ameze neza cyane, amazi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba bati rwose musure u Rwanda, mubone ibyiza nyaburanga byarwo, ibyiza bimeze neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aya akaba ari amazi meza cyane buri muntu wese yifuza kuba yareba, ndetse akaba yifuza kuba yanywaho. Nk'uko mubibona rwose hagati hakaba hari ibyatsi bitoshye neza cyane, akaba ari amazi ameze neza cyane. Ingagi nazo zikaba zifite uburyo nazo ari indahangarwa. Urabona uburyo ingagi iba yurira igiti ifite imbaraga ntacyo yikanga, ukabona rwose ishikamye imeze neza cyane. Ibi ni bimwe rwose mu ba mukerarugendo hirya no hino ku isi baza kureba. Urabona uburyo iba ihagaze hejuru cyane rwose, yitegereza neza uburyo isi iteye neza cyane, ireba amazi uburyo ari gutemba neza. Iyi ni ingagi yirebera rwose amazi y'u Rwanda uburyo ameze neza cyane.
bose mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV 1 rukomeze kwaguka. Mudukorere subscribe nyabuneka kugira ngo u Rwanda TV 1 rwose rukomeze kubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino mu Rwanda, haba mu bidukikije, mu makuru y'imikino n'andi yose turi kubona umunyarwanda yabona twayabagezaho nk'uko mubyifuza. Turabakunda cyane.